tugiye kwiga ijambo nise imbaraga z'umusaraba n'amaraso ya Yesu. Imbaraga z'umusaraba, kumenya imbaraga z'umusaraba no kumenya imbaraga z'amaraso ya Yesu. Dukunda kubivuga amaraso ya Yesu, ariko rimwe na rimwe ntitwumve mu by'ukuri agaciro n'imbaraga biri mu maraso ya Yesu, cyangwa ngo dusobanukirwe tumenye ngo umusaraba niki. Abapasteri hari n'igihe twambara amasinye y'umusaraba, abantu benshi n'abakristo bandi, n'abamama bakunda kwambara amasheneti ariho sinye y'umusaraba. Kubera iki? Umusaraba uvuze iki? Ufite akamaro ki? Ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe. Reka dusome urwandiko Paulo yandikiye abakorinto rwa mbere. Turasoma mu gice cya mbere, dusome umurongo wa 18, dusimbuke dusome wa 21 n'uwa 22, hanyuma tuze gusoma mu Kuva 12, naho turasoma imirongo itari mike, umurongo wa 7, dusimbuke dusome wa 12 n'uwa 13 n'uwa 22, ndetse tuze gusoreza muri Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 18 kugeza kuri 20. Inyigisho turi bwige ahanini naho irabi ishingiye. Sinzi niba hari ufite mikro hafi bayegereze Samuel, cyangwa se niba hari undi wadufasha gusoma twihuse. Rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye itorero ry'Ikorinto gice cya mbere umurongo wa 18, hanyuma tuze gukomereza kuri 21 na 22. Umutwe uravuga ngo uburyo ubwenge bw'Imana bunyuranye n'ubw'isi. Ijambo ry'umusaraba kubarimbuka no ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z'Imana. 21. Kuko ubwo ubwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi. Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Dore abayuda basaba ibimenyetso, naho abagiriki bashaka ubwenge. Amen. Soma 23 ndetse na 24 nabyo bisoma. 23 kugeza 24. Ariko twebweho tubabwiriza ibya Kristo wabambwe, uwo ku bayuda ni ikigusha, ku banyamahanga ni ubupfu, ariko kubahamagawe b'abayuda n'abagiriki ni Kristo ari we mbaraga z'Imana kandi n'ubwenge bwayo. Amen. Haleluya. Subiramo aho uyu murongo wa 24 muwumve neza. Ngo ariko kubahamagawe baba abayuda baba abagiriki ngo ni Kristo ari we mbaraga z'Imana kandi n'ubwenge bwayo. Soma Kuva 12 uhere umurongo wa 7, usimbuka usome 12, 13 na 22. Yego, Kuva 12:7 haravuga ngo bazende ku maraso bayasige ku nkomanizo zombi no mu ruhamo rw'umuryango by'amazu bawuririyemo. 12. Kuko muri iryo joro nzanyura mu gihugu cya Egiputa nkica abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa, imfura z'abantu n'uburiza bw'amatungo n'imana z'abanyegiputa zose. Nzasohoza amateka nziciriyeho ndi Uwiteka. Ayo maraso azababera ikimenyetso ku mazu murimo, nanjye ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho, nta cyago kizababaho ngo kibarimbure ubwo nzatera igihugu cya Egiputa.
22. Mwende umukamato wa ezobu muwinike mu maraso yo mu rwabya, mumishe amaraso yo mu rwabya mu ruhamo rw'umuryango no ku nkomanizo zombi, he kugira uwo muri mwe usohoka mu nzu ye, mugeze mu gitondo. Amen. Dusoreze muri Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 18 kugeza kwa 20. Kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro, mwatojwe na basogokuruza banyu, atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu, ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi, nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, ariyo ya Kristo, wamenywe n'Imana kera isi itararemwa, ariko akerekanwa ku mperuka y'ibihe ku bwanyu. Abo yahaye kwizera Imana yamuzuye ikamuha icyubahiro, kugira ngo kwizera kwanyu n'ibyiringiro byanyu bibe ku Mana. Amen. Amen. Haleluya. Imbaraga z'umusaraba. Imbaraga z'umusaraba n'imbaraga z'amaraso ya Yesu nibyo tugiye kuganiraho mu minota mikeya. Reka mbasubize inyuma gato mbibutse uburyo umwana w'umuntu yacumuye. Adamu na Eva baracumuye, bariye kuri za mbuto kuri cya giti Imana yababujije. Ni ukuvuga ngo gucumura kwa mbere k'umwana w'umuntu kwabereye hehe? Ku giti. Ya mbuto yasoromye kuri cya giti, aho niho gucumura k'umuntu kwatangiriye. Imana mu buhanga bwayo n'ubwenge bwayo iravuga ngo ngomba gusubira hahandi mu mizi icyaha cyatangiriye, akaba ariho nshakira n'umuti. Ni nayo mpamvu n'agakiza katurutse ku giti ku musaraba. Ni ukuvuga ngo Imana, Adamu yacumuriye ku giti, ariko n'agakiza Imana yari yateguye umusaraba. Kuri icyo giti Satani washutse umuntu uhereye kuri cya giti, ariko kuri icyo giti ni naho agakiza nzakazanira, niho nzakagaragariza kugira ngo nkwereke. Ni ukuvuga ngo n'urubori mu mizi ku isoko hose Imana igire gute? Iharimbure, icyaha ikivaneho, igitsindi. Kubera ko Eva yashutswe, muri buka ijambo ry'Imana, Imana ibwira inzoka iravuga ngo mu rubyaro rw'uyu mugore, aha ngaho uyu mugore nubwo ubona ari we watangiye gushukwa, ariko mu rubyaro rwe ni naho n'ubundi hazakomoka umuntu uzakumena umutwe. Urabona, iyo ugiye gukemura ikibazo ugikemurira hahandi mu mizi hamwe cyatangiriye, nta kukinyura hejuru. Ni ukuvuga ngo Satani yashutse umugore bitangiye ashuka Eva, ariko Imana kubw'umugambi wayo iravuga ngo muri uyu mugore washutse niho haza. Ntabwo ari mu rubyaro rw'umugabo, twumvikana, ntabwo ari mu rubyaro rw'umugabo, ni mu rubyaro rw'uyu mugore washutse uyu mugore, ariko no mu rubyaro rw'uyu mugore hazavamo uzakumena umutwe. Niyo mpamvu ivuka rya Yesu ryavutse mu buryo buri special. Na Yosefu yashatse kubenga fiancé we, Mwuka Wera aramugenderera aramubwira ati oya, ntabwo ari imbuto isanzwe nk'iy'umwana w'umuntu, ahubwo ni Imana yaje iza mu rubyaro rw'umugore, hatabayeho guhura umugabo n'umugore. Murumva yuko agakiza n'umusaraba Imana yabiteguye kuva kera mu rukundo rwayo. Imana yabiteguye mbere, imaze kubitegura kuva mu isezerano rya kera hariya twasomye mu Kuva.
igenda yerekana uburyo umuntu azacungurwa. Abisirayeli bamara imyaka 440 bari mu Egiputa, bari mu buretwa, bameze nabi. Ariko ijoro rimwe, umunsi umwe, amateka arahinduka. Utekereze imyaka 400 bari mu buretwa, bakoresha uburetwa, bakubitwa, bameze nabi. Imana itegura kagakiza, ibwira Mose ngo ngiye guteza icyago cya nyuma cya 10 ku buryo Farawo agomba kurekura ubwoko bwanjye. Tekereza umugoroba, kwanza ni icyumweru, kuko yarababwiye ngo mufate umwana w'intama muvane mu zindi, mu yandi masho, mutegure icyumweru cyose kugeza ku munsi wa 14. Hanyuma wa mwana w'intama arababwira ati rero ngiye kubaha amabwiriza y'uburyo muri bo bigenze. Kuri uyu mugoroba mwese murabaga umwana w'intama udafite inenge, utararangiza umwaka. Nimwarangiza mureke amaraso yawo bakayashira mu ibase. Dufate wenda niba batari bafite ibase icyo gihe, bari bafite ibintu by'ibibumbano bitewe na tekinoloji yari ihari. Barangiza amaraso baretse, Imana irababwira ngo muragenda mufate ni ibyatsi, n'utuntu tw'ibyatsi tw'ibihuru. Urabona nka kwa kundi dufata inkuzo, gufata ibyatsi, inkuyo y'inka ugafata nk'ibyatsi ukabizinga, n'ibindi nabyo ni ibyatsi bafasha. Arababwira ati mubifate, muri wa mwana w'intama mwabaze harimo amaraso, mujye mukozamo. Nimwamara gukozamo, mujye hejuru y'umuryango w'inzu yanyu, hariya hejuru uhasiga amaraso. Nurangiza ujye n'iburyo n'ibumoso, naho usigeho amaraso. Nimwarangiza kuyasigamo, mwinjire mu nzu, mwinjiremo. Niwasiga amaraso ukajya kuzerera hanze, ugasiga amaraso ku rugo rwawe, warangiza nturwinjiremo ukajya kuzerera hanze, urahura n'akaga. Abahitegeka arababwira ngo nimwamara gusiga amaraso mwinjiremo kandi ntihagire isohoka. Turi kubyumva? Mwinjiremo ntihagire ugira ute. Iri joro ni ijoro ridasanzwe. Ndaza kohereza marayika urimbura, aranyura mu gihugu cyose, ahantu hose azajya abona amaraso, nubwo haba hinjiye mu munyamahanga, ari bugire gute, iyo nzu irarokoka. Apana kuvuga ngo Abisirayeli gusa, n'uwo kwa Farawo wamenye ubwo bwenge akinjira mu nzu y'Abayuda iriho ikimenyetso cy'amaraso, yararokotse. Ariko umuyuda wibesha agatawanyika akajya hanze, nubwo yaba yasize amaraso ku nzu ye, aragenda. Barapfuye, bararimbuka. Kubera iki? Ntabwo bari mu nzu, ntabwo bari mu imbere, ntabwo bari ahantu. Marayika yarazaga akareba ngo hano kuri uru rugo hari amaraso, agahita. Yagera ku rundi rugo agasanga nta maraso ahari. Umwana w'imfura, ihene, ikimasa, intama, ikintu cyose yaba ari itungo ry'uburiza rikagira gute. Buriya na Farawo nuko atari imfura, nawe yari gupfa. Nuko atari imfura, kuko Imana yari yavuze ngo imfura, umwana wa Farawo yagiye. Iryo joro riba ijoro ry'umuborogo ukomeye, ku buryo iryo joro
nta muntu n'umwe umwe yahamagaraga umuturanyi ati umwana wanjye arapfuye, umuturanyi nakamubwira ati nanjye wanjye w'imfura arapfuye. Yajya ku rundi rugo ati ni ukuvuga ngo hacurira umuborogo mu Egiputa, amatungo nayo ari kuboroga, n'ipusi ya mbere nayo yagize gute? Yarapfuye. Kubera iki? Ijambo ry'Imana yatubwira ngo uburiza bwose, imfura yose. Muri iryo joro marayika urimbura, hari ibintu byabaye ku Banyegiputa, ariko hari n'ibyabaye ku Bisirayeli. Bimwe byabaga ku Banyegiputa, hari n'ibindi biri gukoreka ku Bisirayeli. Ibintu bibiri bihabanye. Ku Banyegiputa hari umuborogo uteye ubwoba, abantu bapfushije. Mu gihe ku Bisirayeli baratuje, bari mu mahoro, baranezerewe. Uzi ko Farawo iryo joro butaraca, Farawo yumvise inkuru abantu bose, kuko nawe byari byamugezeho. Avuga ati byari byose mutume kuri Mose na Aroni, mubatumeho baze vuba vuba. Mose ni ikibazo ki? Ndagira ngo nonaha muri iri joro bwira Abisirayeli ubabwire ko mugomba kuva muri iki gihugu, mugende mujye ahandi, muje kuramya Imana yanyu. Haleluya. Reka nkubwire, hari ijoro ryarimwe agahinda, ariko hari n'irindi joro ryarimwe abandi bajya kuramya Imana. Hari ijoro ryo kubohoka ujya kuramya Imana, usanga Imana bari bamaze imyaka 400 badafite uburenganzira bwo gusabana n'Imana yabo, ariko Imana irababwira ngo iri joro murabona uburenganzira bwo kwegera intebe y'Imana. Iri ni ijoro aho ugiye kongera gusabana n'Imana, kwa gutandukana kwabayeho muri Edeni, bwa busabane bukongera bukagira gute? Bukagaruka. Kubera iki? Amaraso. Imana irababwira ngo nimwasohoka mujya kuramya Imana yanyu, mujya mu butayu, ntabwo muri bugende imbokoboko. Hari ibintu Satani yabanyaze kera, umaze imyaka 430 ukora uburetwa udahembwa. Uyu munsi ndaguhemba igihembo. Ntabwo ari kuvuga gusa ngo nukugukiza gusa, ngiye no kuguhemba. Iramubwira ngo nguhaye uburenganzira, ifeza, izahabu, imyenda. Ibyo bintu uko ari bitatu Bibiliya irabivuga. Injira mu Banyegiputa, ujye ubabwira ngo zana zahabu, zana ifeza, zana n'imyenda. Haleluya. Ibintu bingahe? Ngiye kuguhemba. Iri ni ijoro ryo guhembwa. Nukuvuga ngo hari ijoro ry'agahinda, ariko hari n'ijoro ryo guhembwa ibihembe byose by'imyaka 430. Imyaka yose natakaje ukora udahembwa, uyu munsi urahembwa. Jya kuzana, ni nkuko nakwinjira nkagera iwa Gabiza, zana za feza, zana hano, jya mu bubiko uvane. Kubera ko wafushije n'agahinda, ukaba ufite ubwoba yuko nintabizana nanjye ninjye ugiye gukurikiraho, ubu ndapfa nagiye. Nukuvuga ngo yarirukaga aho yashizemo zahabu zose, akavanayo ifeza, akavanayo costume zikavayo, akaza akavuga ati muri bugende banya kuba muragenda cyangwa ntimugenda, mugerageze mutuvira. Bajye hehe? Bajye kuramya Imana. Urumva hari ijoro Imana igukorera igitangaza ikavuga ngo ubusabane bwanjye nawe bugiye kugaruka. Ngiye kongera kugarura ubusabane bwanjye n'Imana, twongere dusabane. Nubwo Adamu yacumuye bukavaho tugatandukana, ariko igihe kirageze ngo ubusabane bwo muri Edeni nogere ngire gute? Mbugarure. Haleluya. Gucungurwa biraryoshe, umusaraba ni mwiza. Mwegiputa bararira,
hari ikindi nasomye gitangaje. Iravuga ngo ntabwo ari abana b'imfura gusa, n'imana zanyu ndazikoramo uyu munsi murabibona. Mwamenyereye ko mutereka ibigirwamana hariya izafara. Iravuga ngo ndahitana abana b'imfura, ariko na bya bindi mwiringiye ngo n'imana zanyu ntabwo biri busigare, kuko marayika azaba yahanyuze. Marayika aramanuka, ibigirwamana aho byari biri byikubitaguraga hasi, byose bisenyuka, ku buryo tekereza ko abanyegipita igihe babonaga abana babo bapfa yirukaga ajya ku Mana akavuga ati nanjye byangezeho, kuko Imana yaravuze ngo n'ibigirwamana byanyu uyu munsi biramenya, usibye ko bitumva bitanafite ubwenge. Uyu munsi murabibona ko nta mbaraga bifite. Tekereza ko Farawo yabyutse akirukira ku kigirwamana cye agasanga nacyo cyaguye hariya, kuko ijambo ry'Imana yavuga ngo marayika uko yajyaga kurimbura ab'imfura ntabwo yareberaga ikigirwamana, yakigeragaho niba cyaramenagurikaga basanga cyashiririye. Ntumbaze uko byanditse, ariko ijambo ry'Imana yavuga ngo n'ibigirwamana byabo byose bigira gute? Hari ijoro umusaraba. Reka ndakubwiza ukuri, umusaraba ufite imbaraga zo gusenya n'ibigirwamana n'imbaraga za Satani. Ntabwo ari ibintu gusa byo kuvuga ngo gucungura umuntu. Oya, umusaraba wabanje kuza kumaraho ubutware bwa Satani. Haleluya. Mu gihe Abisirayeli nabo bari kugira gute? Bari mu munezero. Haleluya. Iryo joro rero ku Bisirayeli byari ijoro ry'agakiza ryo gucungurwa, basabwe kuguma mu nzu imbere. Kandi ikindi cyantangaje, amaraso ya Yesu, nabanje kwibaza ndavuga ngo kubera iki Imana yababwiye ngo musige hejuru no ku mpande, kuki atababwiye ngo musige no hasi? Nasanze ari amaraso y'agaciro utagenda ukandagira uko wishakiye. Ntabwo byanditse, ariko naravuze ngo niba Imana yaravuze ngo ntuyasige, no nibivuga ngo ntabwo ari ukuyakandagira, ahubwo yinjiramo hejuru akagupfuka ukinjiramo. Aya masaha ko mbona nayo yihuta. Haleluya. Umusaraba niki? Pawulo yandikira Abikorinto arababwira ngo hari abantu kabisa utazi uko bateye. Arababwira ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, ngo ariko kubatizwa n'imbaraga z'Imana. I Korinto hari hatuwe n'Abagiriki, hakaba hari hatuwemo n'Abayuda ndetse n'Abarumani, ariko cyane hari higanjemo Abagiriki. Kandi abo Bagiriki bari bafite ikintu bita ubwenge. Ni ukuvuga ngo babayeho ubuzima. Ubundi Abagiriki nibo bantu bagize abo bita ba filozofi ba mbere. Ni muri uwo mujyi w'Abagiriki bariya bose ubona ba Aristote, ba Socrate, abo bose nabahehe nabo mu Bugiriki, kandi bari muri uwo mujyi. Ni ukuvuga ngo rero bari barubatse ku bintu bijyanye na za filozofi, ubwenge bukabije, ku buryo ikintu cyose bajyaga kugikora ukajya kumva baragendera ku mafilozofi n'amaprincipe ya ba Socrate. Ngo Socrate yavuze gutya, Aristote yavuze gutya, kanaka yavuze gutya. Umujyi abantu baragenda baba abanyabwenge, abahanga. Noneho baza bababwira ngo Yesu wabambwe ku musaraba, agahita bishira mu bwenge, akabikarikira, akabireba, akavuga ati, gakubitamo matematike, formule, principe, agasanga ntibihura. Kuko ibyo babaga barashize mu bwenge bwabo na za filozofi na za fizike, ravuga ati umuntu baramubambye ku giti, bamutera imisumari, bamucumita icumu mu rubavu, ngo ubone ko gakiza kise. Ntabwo bishoboka. Basanga mu bwenge bw'Abagiriki filozofi yabo boneza n'ubufu. Bajya ku Bayuda
abantu bamenyereye, reka mvuge ngo gutwaza Imana ibitabo, siyo terme dukunda gukoresha, babandi bitwa ko begereye Imana, bakababwira ngo hari Yesu wabambwe niwe waje gukiza isi. Akavuga ati reka da, ahubwo icyo ni ikigusha. Yesu dutegereje, Masiya dutegereje, ni umuntu uzaza n'ibyubahiro n'ubutware, agakora ibitangaza abantu bose bakabibona. Ntabwo bamumanika hariya ku musaraba bigahita bihinduka iki? Ikigusha. Kubera yuko ijambo ry'Imana yatubwira ngo ku Bayuda bo babikubitagamo, bakareba iby'Imana, bagatekereza gukomera kw'Imana, bakumva ko Imana igomba guhitiza ikavanaho ingoma y'Abaroma ibatoteje, ikazana mbese ikazana umuntu ukomeye. Barangiza bakavuga ngo umwami Mesiya bamufashe baramubamba. Ahubwo Imana yacu murayisuzugushe. Ntabwo babyumvaga. Byagera ku Bagiriki bakavuga ati hoya, ubundi umusaraba wagenewe ibivume, bagahita bashira mu bwenge. Umusaraba wageneye iki? Ibivume, abantu bananiranye, babandi babajura, baruharwa, abo ngabo rero nibo b'umusaraba. Paulo rero agiye kubandikira aravuga ati reka rero mbabwire, umusaraba kubarimbuka n'ubupfu. Mwebwe abantu batari kubisobanukirwa bashize mu bwenge, mwebwe kubarimbuka Abagiriki n'Abayuda, umusaraba n'ubupfu. Atariko reka mbabwire ibanga, ku murongo wa 24 arababwira ati se mwari muzi ko Kristo ari we mbaraga z'Imana, kandi nibwo bwenge bwayo. Ni ukuvuga ngo umusaraba nizo mbaraga z'Imana, kandi nibwo bwenge bw'Imana. Kubera yuko nababwiye ngo kubera yuko Imana yari yarabibonye ko umuntu yacumuriye ku giti, mu bwenge bwayo n'imbaraga zayo yari izi ko n'ubundi hahandi umuntu yacumuriye izahamurokorera. Ariko ku bantu babishira mu bwenge ntibabyumve, bakavuga ati ibi ni biki? Avuga ati rero nukurimbuka. Petero aza kubivuga neza ati reka mbabwize ukuri, ikintu twacungujwe naco gifite agaciro kurusha ifeza n'izahabu. Ubundi tukunda kuvuga ngo izahabu ntiyangirika, ariko Petero we yarabyanditse aravuga ngo byo birangirika, ngo ntabwo ibyo twacungujwe nabyo bimeze nk'ifeza n'izahabu byangirika, ngo ahubwo twacungujwe amaraso y'agaciro kanini cyane. Amaraso ya Yesu ntabwo wayagereranya na zahabu, nta nubwo wabigereranya n'ifeza, afite agaciro ko mu rwego rwo hejuru. Reka nihute mbabwire ku bintu by'ingenzi biranga umusaraba, hanyuma mvuge n'akamaro k'amaraso dusoze. Umusaraba wateguwe n'Imana, imbaraga z'umusaraba. Ku Bagiriki umusaraba n'ubupfu, ku Bayuda ni ikigusha, ku Mana umusaraba nibwo bwenge bw'Imana. Aho niho Imana yabonye ko umusaraba, aho umuntu atatekererezaga mu bupfu bw'umwana w'umuntu, Imana niho yashatse kudukiriza. Ibintu bike navuga ngo bigaragaza umusaraba, ushatse wabyandika 4 cyane cyane ku bwami bwa Satani, hanyuma mvuge no kubakijijwe. Umusaraba ku bwami bwa Satani, icyambere, umusaraba watumye Satani acirwaho iteka. Turi kugendana? Kubera umusaraba, ni ukuvuga ngo Satani yaciriweho iteka. Imbaraga ze zose zarashize, zirarangira,
aho twabonaga ko Yesu yabaye ikivume, ahubwo Satani niwe wahindutse ikivume. Icya kabiri, umusaraba watumye Satani n'amadayimoni banyagwa ubutware bwabo. Nukuvuga ngo imbaraga za Satani n'ubutware bwe n'ubw'abadayimoni byose byarangiriye hehe? Umusaraba. Ubu uyu munsi nubwo Satani akibohowe, ariko ndagira ngo mbabwire ngo Satani nta butware agifite. Kubera iki? Kubera umusaraba. Icya gatatu, umusaraba watumye tugira ubutware kuri Satani. Nukuvuga ngo bwa butware Satani yari adufiteho, yari yaradutsikamiye, hariya ku musaraba niho nge nawe twaherewe ubutware. Afite habaye kudeta. Satani wari usanzwe afite ubutware ku isi, adutsikamiye atuboshe bimeze nka rya joro ryo mu Egiputa. Uko Abisirayeli barokotse rya joro bakabona agakiza mu gihe abanyegiputa bo basigaye mu muborogo, niko natwe byadugendekeye ku musaraba. Satani wari ufite ubutware yarabwambuwe, hanyuma za mbaraga zihabwa abizera. Ibintu byahinduye isura. Bamwe baramburwa ubushobozi, abandi bakagira gute? Bakabwambikwa. Bamwe barava mu mahoro, abandi bakayinjiramo. Abanyegiputa bari kwinjira mu muborogo mu gihe Abisirayeli bari kwinjira mu mahoro. Natwe ku musaraba Satani yari arimo avanwamo imbaraga ze zose mu gihe imbaraga ziri guhabwa abizera. Niyo mpamvu twahawe ubutware n'ubushobozi kuri Satani. Uzi ko umucyaha usibye no kumucyaha arakureba. Satani yandebye ngewe akandeba, akambonaho ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu, nka yandi yo ku nkombanyirizo z'imiryango. Kubwije ukuri ariruka agahunga. Nicyo turaza kubibona mu kamaro k'amaraso. Umusaraba waduhaye izindi mbaraga ku buryo akureba Satani akavuga ati uyu nguyu ni umwana w'Imana, nta butware nkimufiteho. Umusaraba wahinduye urupfu ubusa. Nukuvuga ngo ryateka ryo muri Edeni ry'urupfu rwo gutandukana n'Imana byarangiriye hehe? Afite gutandukana n'Imana kwari kwaratugiyemo hagati ku musaraba, byahise birangira twongera twungwa n'Imana. Aho twari twaratandukanye n'Imana, ku musaraba niho twongeye guhurira. Imana iravuga ati reka nkubwire rero ibintu byahindutse. Ku musaraba ubu uyu munsi mfite uburenganzira. Imana yabwiye Abisirayeli ngo murava mu Egiputa mujye kundamya. Ku musaraba naho yatuvanye mu buretwa bwa Satani, tuza twinjira tujya gusabana nayo. Haleluya. No kuvuga ngo mpitangira uburenganzira bwo kugera ku ntebe y'Imana, kiyongera nkicarana n'Imana, nkongera nkaba umwana w'Imana, nkongera ngasabana n'Imana. Bwa busabane bwo muri Edeni bwahise bugaruka. Kubera iki? Kubera umusaraba. Haleluya. Imbaraga z'umusaraba kubakijijwe. Igihe Yesu yabambwaga, twabambanwaga nawe. Urwandiko rwaturegaga ngo rwo yagize gute? Rwa rundi Satani yahoraga ajyana imbere. Yaramubwiye ati rero byarangiye, rwo rwavanweho. Nukuvuga ngo ibirego byari hagati yacu n'Imana ku musaraba byahise bigira gute? Hanyuma ngo niho twababariwe ibyaha byacu byo. None Yesu arareba aravuga ati rero kubera ko nazanwe n'urukundo, guhera kuri bya byaha na ya mivumo yo muri Edeni, byose nje kubikuraho, nje kubababarira. Ngo ku musaraba twarazuwe. Afite ubu ngubu reka nkubwire turi mu bwami bw'Imana. Nubwo tutambaye uyu mubiri, ariko dufite ubugingo buhoraho kubera yuko twamaze kwakira Yesu. So bivuze yuko turi bazima. Niyo mpamvu n'urupfu ntacyo rikudutwaye. Ako nta gaciro ku musaraba. Kadusoreze ku maraso ya Yesu.
imbaraga z'amaraso ya Yesu. Icyambere, amaraso ya Yesu nico giciro, niyo nkwano Imana yatanze kugira ngo ducungurwe tuve muri bwa bubata bwa Satani. Uri kubyumva? Niyo mpamvu Petero yabyanditse ngo nayi igiciro gikomeye. Amaraso ya Yesu yamenetse, yatumye ikiguzi cyagombaga gutangwa kugira ngo mve hahandi mu buretwa Satani yanshize, mbashe kuvanwayo ngaruke ngera imbere y'Imana, cungurwe na amaraso ya Yesu. Icya kabiri, amaraso ya Yesu araturinda. Twabonye ko abanyegiputa, umuntu wese washize amaraso ku nkomanyirizo z'imiryango ye, hari icyo yabaye? Amaraso ya Yesu araturinda, ararinda. Uko yarinze abanyegiputa, reka nkubwize ukuri, iyo Imana ije, iyo Satani aje akakubona uriho amaraso ya Yesu, ikakubonaho sinye z'umwuka wera ko wakijijwe, ubugingo bwawe burarindwa. Ubugingo bwawe bugira gute? Burarindwa. Kubera iki? Kubera yuko yaguciye, irakureba ikavuga ati n'uyu nawe ari mu biganza byanjye, namuciye imanzi mu biganza byanjye. Hari ikintu umuntu akubwira akavuga ati nk'ubu impanda ivuze nona wajya mu ijuru, ukabona abantu bafite ubwoba, ntibazi no niba nagenda niba ntagenda. Menya neza yuko kubera amaraso ya Yesu ubugingo bwawe burarinzwe. Satani nta kigufiteho ububasha. Ibyo ugomba kubyakira, ukabisobanukirwa, ukabyizera. Kubera yuko, reka nkubwire, hari abantu bakijijwe, wumva kigenda kivuga buriya ngo hari imivumo yo kwa sogokuru ngo ikinkurikirana. Igukirikirana gute? Cye ntabwo mbyumva. Ayo maraso yaraje kuvanaho bimwe, asiga imivumo yindi. Ngo ukeneye amasengesho y'iminsi 5 wagiye kanyarira kugira ngo naya mivumo iveho, iracyariho ikora iki? Amaraso yakoze iki? Amaraso ya Yesu iyaje arakubohora, akakuvana mu bwami bwa Satani, akakuzana mu bwami bw'Imana. Nukuvuga ngo naya mivumo wari ufite byo uvuga ngo yararangiye, ubu ndi umwana w'Imana. Ari ibintu abantu bagutera mu bwoba, bakavuga ngo buriya ngo hari ibi byo ukeneye amasengesho y'iminsi 3 niyo ituma ubasha kubohoka. Kwizera kwawe kwa amaraso ya Yesu yamenetse yakubohoye nibyo bikuvana mu buretwa bwa Satani. Icya gatatu, kwihuse, amaraso ya Yesu aduhesha imbaraga zo kunesha, authority. Reka nkubwire, amaraso ya Yesu kubera yuko twakijijwe aduhesha imbaraga, aduha authority, aduha ubushobozi bwo gutegeka. Tugategeka ibintu tukabishyira ku murongo, ukazajya utegeka mu mbaraga. Kubera iki? Kubera uzi yuko wakijijwe. Amaraso ya Yesu, Yesaya yarabyanditse ngo we adukiza indwara zose. Vuga ngo zose. Amaraso ya Yesu agira ate? Imibyimba ye igira ite? Iyo bavuze indwara ni iz'umubiri baba bari kuvuga, nazo zigira gute? Hari ibintu ukizwa, hari indwara maze iminsi nanjye ndwaye gripe. Mwumvise ko ndi gukorora, mfite menye ko narayirwaye muri iyi minsi ishize. Nari maze n'igihe pe ntarwara gripe, hari igihe ngira ngo nk'imyaka 5. Ubundi nagiye mu rugendo numva irayize, ariko ndi gutegura izi nyigisho nararwaye pe ngenda. Ndi mu rugendo muri cyumweru cyashize, hoteli narayemo, umuriro urazamuka, numva biranze. Ngeze aho nagombaga kugera, umunsi nagombaga kujya mu nama, bukeye birananira pe, ku buryo niriwe muri hoteli ntabashije kujya mu nama, njya gushaka imiti no kwivuza. Ariko niho naherewe izi nyigisho. Aho none numva ijambo rirambwiye ngo wibuke ko no mu maraso ya Yesu izi ndwara zagize gute. Ndavuga ngo ejo mu gitondo ndazinduka mu nama, ejo ndazinduka mu nama. Kubera iki? Numvise insa nkaho bigiye kumpinyuza.
Imana impayishurirwa ryo gutegura imbaraga z'amaraso ya Yesu n'umusaraba. Kandi muho nasomye harimo hariya muri Yesaya. None ndavuga ate ubu iyi ndwara ko ndi kumva ijambo ry'Imana rimbwira ngo n'amaraso ya Yesu n'umusaraba indwara zarakize, nkaba ndi guhamagara ati bimeze nabi. Ndavuga ati ejo mu gitondo ndazinduka hehe, kandi na madamu ntabwo namubwiye, nanze kumubwira ko nasibye n'inama ko nabonaga ari bupanike. Akampamagara ati meze neza, ndabyatura nyine kunangaga kumupanikisha, ariko nari meze nabi bya serious kabisa, nari meze nabi, umuriro uzamuka buri kanya, inkorora iri kuza, ibiki uri mu gihugu cy'amahanga utazi byari byo. Ariko nibuka ririya jambo, ndavuga ngo rero Mana, reka nkubwire Satani wibeshe cyane, imbaraga z'amaraso ya Yesu zadukijije niki n'indwara. Ndakira mu izina rya Yesu. Pastor yaranandika arambwira ati uzabwiriza ku cyumweru, numvaga agakorora kakizamuka, ndavuga sinigeze ngo wakanira. Ndavuga ubu se ndamuhakanira ngo mubwire ngo ndumva ndwaye, kandi imbaraga z'amaraso Yesu zikiza. Ndavuga ati Satani rero uri kwibesha, nzabwiriza ku cyumweru kubera yuko nzi neza yuko imbaraga z'amaraso ya Yesu nazo zigira gute zikiza. Twihuse, amaraso ya Yesu reka nkubwire atanga amahoro. Niba hari ikintu nabonye, niba wabuze amahoro mu rugo, jya winjira mu gakiza neza. Abisirayeli bari bibereye mu nzu bari mu mahoro, abandi bari kugira gute, bari mu miborogo, abandi bo bameze gute. Tekereza ko ririya joro ryari mu igitaramo kidasanzwe ku Bisirayeli. Haleluya. Amaraso ya Yesu agakiza. Reka nkubwire, nubwo haba haje ibibazo bimeze gute, uzi kuryama ugasinzira, uraryama ugasinzira ukagira amahoro, nta Satani uza kugukanga ngo reka nkubwire, ijambo ry'Imana ratubwira ngo tujye turyama. Niba hari ikintu nemera, uryama usinzira ugira amahoro. Niba ufite ibibazo byo kudasinzira, saba Imana iguhe. Imana yashizeho ijoro no kuruhuka kugira ngo muze muryama. Ntabwo yari bashyiriye kugira ngo mujye murara mutekereza business ibyahombye. Waba waraye uhombye, jya uryama usinzire, uvuge ngo Mana, uyu munsi sinacuruje, natashe zero, nafunguye iduka bigera saa 12 ndarifunga nta giceri na kimwe. Uryama usinzire. Kubera iki? Hari amahoro Imana yaguhaye ufite, udaheshwa n'ibyisi. Cya gatandatu, amaraso atuma tubabarirwa. Nuko ngo Imana ikurebye ikakureba nubwo waba wongeye gukora mu cyaha, ngo Imana ikurebye ikakubonaho amaraso irakubabarira ikakweza. Amaraso ahora atweza. Yohana wa mbere igice cya mbere umurongo wa 7. Niyo yadusukura buri munsi, aratwoza akatweza, upfa kujya imbere y'Imana gusa Mana. Hanyuma amaraso ya Yesu atuma twemerwa imbere y'Imana, justification. Nta kintu na kimwe wakora ngo ujye imbere y'Imana ugaragare ko wemewe, never. Ikintu cyonyine Imana ireba ikavuga ngo uyu ndamwemeye, nuko kubona hake mu kimenyetso cy'amaraso ya Yesu. Ibindi byose n'imirimo yawe yose wakora, ndakubwije ukuri nta na kimwe wakora ngo wemerwe imbere y'Imana. Ariko amaraso ya Yesu niyo yonyine Imana ireba ikavuga ngo nawe ndakwemeye, nawe ndakwemeye, nawe ndakwemeye, nawe ndakwemeye, nawe ndakwemera. Kubera iki? Kubera ko ikubona amaraso ya Yesu, ntabwo ari imirimo yawe. Amaraso ya Yesu yatumye tuvanwaho umuvumo, ya mivumo yose, remission, imivumo yose. Niyo mpamvu ngiye ntemera biriya byo kuvuga ngo hari ibyasigaye ngo bya nyogokuru sogokuru. Imivumo yose yari iriho, all kind of curses zose, imivumo yose Satani yazanye ku miryango. Umunsi ukizwa, menya ngo wavuye mu bwami bwa Satani winjiye mu bwami bw'Imana. Kandi jya uhagarara ubyizere, ntibazajye bakubesha ngo wumve ko hari ibyasigaye ngo ugomba gutanga ibitambo. Huya n'ikindi Satani azajya kwibutsa, ujye uyibwira ngo nico nacyo cyararangiye kiri muri bya bindi. Niyongera kukwibutsa ikindi, nawe umwibutse ko nacyo cyagize gute. Icya 10, amaraso ya Yesu
ngo aradusengera, aravuga. Naratangaye. Ijambo ry'Imana avuga ngo ndumva amaraso ya Abeli ari kugira gute? Ari gutaka. None ijambo ry'Imana avuga ngo aya Yesu yo ngo avuga ntabwo ataka nka ya Abeli. Amaraso ya Yesu abavuga urukundo rw'Imana. Yo no mwijuru abavuga. Amaraso ya Abeli yo yatagagira ndi kumva. Imana iravuga ati ayo maraso ya Abeli ko ndi kumva ataka. Bimeze gute? Yishwe nande? Ninde wamuhohoteye? Ngo ariko amaraso ya Yesu ntabwo ataka. Abavuga urukundo rw'Imana, abavuga ineza y'Imana, abavuga kucungurwa k'umuntu. Haleluya. Amaraso ya Yesu aravuga. Tugiye gusenga. Haleluya. Hari ibintu bitangaje Imana yagiye ikora muri Bibiliya bitwereka. Abalewi igice cya 8 umurongo wa 23 ariho nsoreza. Mose ajya kwimika Aroni nk'umutambyi. Yaramubwiye ngo fata intama ugiye gutamba, nurangiza ufata amaraso. Bino kwereke. Ufata amaraso. Ngo ya maraso ufata Aroni n'abahungu be uyamusige ku gutwi kw'iburyo. Ukw'iburyo. Fate amaraso uyasige hehe? Samwe soma 8:23. Uyasige ku gutwi kwa Aroni kw'iburyo. Nurangiza ufate n'igikumwe cye cy'iburyo. Iki ugisige amaraso. Nurangiza ufate n'intorye ry'iburyo naryo urisige amaraso. Soma. Nushaka rekera. Reka mbabwire insobanuro yabyo mbereke. Amaraso ya Yesu ngo yayamusize ku gutwi ashaka kugira ngo uyu munsi ugiye kwerezwa Imana umutambyi, imyumvire yawe, imitekerereze yawe, ibwenge bwawe byose bigomba kugira gute? Kwezwa. Ijya no ku kuboko kw'iburyo, imirimo yawe ukora, ibyo ukora byose bigomba kuba bigize gute? Byejejwe. Ku kuguru n'amaguru yawe, nukuvuga ngo guhera ku mutwe ukagera hasi, amaraso ya Yesu araza akatweza, akaduhindura abana b'Imana, tukinjira mu Mana wese. Worship team, muze dusenge dusoze.